twaba turirimba indirimbo y'39 w'umuryango mukaba muyiririmba kugira ngo dukomeze yerekeze umuvyeyi. Murambabarira basabye kwiririmba, basabye indirimbo ariko iyo natahaga yarazi ko nyikunda nagombaga gutaha bayiririmbye. Tujye kwirimbana. Mana nkuko wafashaga basogokuru niko natwe zadufa mu myakiri ngumuyaga wishuheri urahu guza tubere buturo budashiri kera bakwiringiraga bari muma tugufite fiteni undi mure imisozi itararemwa sozita isi nayo guhereye kera uruko rw'imyaka igihumbi mana ni myinshi kuri wowe wiguhani n'umunsi umwe rw'imyaka ijana iby'iyisi nk'amazi ahurura kutwibagirana inzozi z'umu mana wadutabaraga mu minsi si ya kera nano tugeze kugufa nanone uzaturenge tugeze ku nanone uzaturengere. Zeho Gitoko ari nawe mfura ya muzehe. Nije uvuga mbere yawe. Niba umukecuru abashe kuvuga nta kiniga nizere ko nanjye ndibushobore kubisoza. Ndabashimira, ndabanza nshimira abantu bose badufashije, bavuze oncle, bavuze n'abandi batamanshininze amazina harimo Alice, ikindijije umuryango ubumenyi uri mu kibazo. Umuryango umenya ngiye gupfuka umuryango ubumenyi ugeze mu bintu bigoye. Je ntabwo nagize amahirwe yo kwegerana nawo cyane, ndavuga abo dufitanye amasano, cyane ko aho twagiye dukura mwumvisha akazi ka muzehe wagendaga akora kenshi yabaga ari ahantu hameze nk'ahitaje. Baraza kwihangana n'inkoresha utunota twinshi, ndaba mbizi ntabwo ari ukwibagirwa ariko nabo nkabizi. Bityo akenshi tugenda tuba twenyine, ariko hari umugabo uri hano utuzi neza, uriya mugabo wambaye ikanzu
umusore. Rero nibo abandi bose bari kure mbabonye mvamo mu ishuri njya muri kano kazi kanjye munzimo bisa n'ibigira abantu busy ntibiduhure nabo, mvamo njya kuba ahandi hatari mu Rwanda. Ubu ngubu nkigaruka nibwo mbonye abantu neza. Ndashimira kuzine mama espe muradukunda mwihangane ntabwo nshaka kumufata meze neza. Nibyo rero ndashimira mwese famiye ya muzehe, famiye yo kwa sebukwe, mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya. Ndayifite, thank you. Mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya. Ntabwo turi abantu benshi kwa muzehe, yatubyaye turi batatu, umaze kugira abuzukuru batandatu n'umugore umwe. Rero ntabwo tubara, turakura. Ngiye kuvuga kuri muzehe mu magambo makeya. Muzehe yamaze imyaka myinshi ataragira abana, niko batubwira. Kubw'amahirwe nza ndi uwa mbere, bavuze ko hari umukobwa wagiye ariko wowe ntawe nzi. Ubwo nizi nk'imfura. Ubusanzwe asanzwe akunda abana, muragenda mubyumva. Rero agira umwanya wo kumfata. Ubundi muzehe ntabwo baramuvuga mba mbizi ko bamwumva, ariko nzi ko hari ango ye nzi abandi batazi. Nzi ubushobozi ashobora guha umuntu umwicaye imbere bitewe n'uko ameze, akahava yamukunze. Nari mbizi. Rero kuba yarabonye umutwe uri empty, umutwe uri vide, ukivuka uri mu busa, yangize uko ashaka. Mama warabizi n'ujya ubimbwira ngo abantu buriya ntabwo babizi kuri so ugenda, bitari mu mico, wenda sindamera nkawe, ariko yafashe andera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, muzehe yakundaga gusenga, muzehe yakundaga ibintu bijyanye n'ubumenyi, yagiraga amatsiko yo gusoma ishuri. Muzehe agakunda ubukorikori. Ibyo bintu no kuko nari umwana we mukuru byose abishyiramo, ntabwo nari nzi ibyo ari gukora, byose abishyiramo kandi byose bigenda bimbera akamaro mu buzima. Ntabwo abantu babizi, wenda ko reka ne kuvuga byinshi kwivuga. Inzira ya mbere yo gusenga, ndibuka twabaga turi gukina n'abana, ntabwo yakundaga kubabaza umwana wundi undi iruhande cyangwa ngo amwereke ko hari undi mubano dufitanye. Agacunga agasa n'udusize cyangwa akantwara nk'ugiye kunyereka akazi nkora, akantwara ahantu mu gashyamba akambwiriza. Ndibuka ko yampaye inyigisho guhera ku myaka mfite kugera igihe numvishe mbihaze mbivamo kumukurikira, ko numvaga Bibiliya narayimenye bihagije kabisa. Akambwira ikintu nkumva twakivuzeho, akambwira ikintu, ariko muri ibyo byose ikintu yagombaga kunyigisha mu ijambo ry'Imana, yarambwiraga ati rero ijuru ushobora kuzahura n'abantu bataryemera bakakubwira andi magambo, ariko kondisiyo zo kwinjira mu ijuru ubwazo uzikoze, udakorera ijuru, hano ku isi wabana n'umuntu wese neza. Ni ntukice, ntukibe. Nunareba amategeko y'ijuru n'amategeko y'igihugu ubusanzwe, usanga byose ari kukwangira, kubangamira undi muntu uwo ari we wese. Andekeraho. Icya kabiri ryari ishuri. Umusore warabizi, nababwira uriya mugabo witwa Musore aratuzi, azi ko twateranaga amagambo n'ibindi. Ntabwo ubundi najyaga mu ishuri kwandika, tugira impano yo kwandika iwacu. Akenshi najyaga mu ishuri bakampa note ngufatira abandi banyeshuri kubera ko tunashushanya. Icyo gihe niba ari biology bakaba bazi ko icyo muri kwigaho nimba babimpaye ndi busige nshushanyije, bigatuma ntahana amakaye y'abarimu. Umwarimu ukamufatira note akaguha ikayi ye, genda nawe ufatire note mu rugo. Yakaye ugasanga irimo note z'igihembwe cyose. Mama waratuzi rimwe na rimwe n'umuriro udahari tugacana itara rya peteroli kugira ngo dukoreshe umwanya dufite yakayi y'umwarimu tuyirangize. Ubundi mu ishuri abantu twiganye muri inférieur, ntaragera mu wakagiye cya section, ntaramenya umuziki, bari bazi ko kuri mu ishuri
ntabaho, ariko yari muzehe. Nta mibare bantinyaga mu mibare, yari muzehe. Mu by'ukuri minervare kwari kujya gufata amatitre nkayazana mu rugo, nta kindi nari nzi ko nigira. Ibyo byose byagiye bimfasha. Nyuma yaho icya gatatu rero ari nacyo nenjoyingaga cyane papa. Okay, ntabwo namwitaga papa ko murabiza amateka yabaye muri kino gihugu. Hari igihe wicaraga mu ishuri uri kumwe n'abana badafite ababyeyi, nkavuga ni nkomeza gukoresha ijambo bo badakoresha bishobora kubabangamira, nkahora mvuga muzehe. Bamwita sogokuru, bamwitundera, ariko mfa kuba mbana nabo neza. N'abaje mu rugo bakomereza utumwita muzehe, ni gake tumwita papa, ariko bikambimwita. Rero muzehe yari ukunda gushushanya, agakunda kwandika imivugo, we yabyitaga ibirondo. Tukajya muri competition je nawe. Bya bintu rero ntarondogoye nubwo nabisabye, bya bintu byarakomeje. Yarafite ibintu by'umubumbe mu rugo, mubumbe uri hwisi. Tugahera ku gihugu cya mbere akampa histoire agatikinga, akambwira aho giherereye. Hari nk'igihe mpora n'abantu nkababwira ni Brazil, akamaza Brazil nkuvandavana uyu muntu kubera ko nkibagirwa ko je babimpaye ndi muto. Tukajya ku kindi gihugu akambwira agatikinga, rimwe ngasanga bimwe ntabiza, akajya gusoma akazagaruka. So rero tujya mu gushushanya, tugashushanya isi, tukandika ya mivugo, byose byaramfashije. Nagiye hanze njya kwiga ibindi singombwa ko mbivuga, sanga biri mu histoire nyinshi. Numvaga binyure ko mbizi wenda ururimi nuko rwari rwahindutse. Ibyo gushushanya no kwandika nize secondaire, ntabwo nasabaga argent de poche igihe navuye mu rugo njya ko nize ndi mu externe kenshi kubera guprofita kwanyigisha. Igihe nagiye muri secondaire ntabwo nasabaga argent de poche. Nakuze nandika ibyapa, niwe muntu wabimpaye bingira akamaro. Na ya ntuza y'imivugo nisanze mu muziki kugeza uyu munota. Nyambona ukuntu abandi bahanze bastragoringa babandikira indirimbo, nta muntu uranyandikira indirimbo, ahubwo nawe yaragarukaga komanda akavuga ati hano wabikoze wiruka. So rero yageze igihe tuve muri ibyo, arambwira ati ngeze maze kugera mu myaka nka 14, hari igihe ugera umubyeyi ukumva okay ntacyo ntagukuyeho. Mvamo ubundi rimwe yaje kumbwira, arambwira ngo uzi kirondwe. Kirondwe ndakeka ari abantu bakizi, nagasimba gafata inka cyangwa irindi tungo riba mu byatsi, iyo kagifashe gakunda kubyibuha. Gakunda kubyibuha ko kakunywa amaraso. Natinze ngiye gusoza. Gakunda kubyibuha. Rero arambwira ati ikirondwe ku nka kiba gisa neza, ariko iyi nka igize ikibazo ntabwo kibaho. Arambwira ati ubu ngubu risamba nkubona urya imiceri n'ibyayi umeze neza, ariko utanyira utekereze kuzakora ubuzima wenyine. Ankorera uko. Rero twagezeho ahura na compassion, afata abana neza, abana n'abantu bose neza. Biranshimishije ko papa agiye ndi hano ntagira icyo nkora kandi nta kintu atakoze. Ikindi ndashimira ko mama nawe mpaye urukundo kuri muzehe, ahoraga ambwira kumwizera, so n'umunyakuri, warakoze. Twabaye inshuti, twakoze byinshi, hari byinshi nari kuvuga ariko ndakeka narekera aho ngaho. Mwakoze kandi kudutabara.